Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe aribaza impamvu imaiti iyo igiye gusengerwa ishyirwa imbere ntishyirwe ku ruhande. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Uwisilamu nibwo bugena amasengesho, bukagena imiterere, bukagena n'amagambo avugwa mu masengesho. Ntago umuntu n'ibitekerezo bye n'imyumvire ye ari byo bimuha gutoranya cyangwa se kugena aho cyangwa n'uburyo ari buze gukoramo isengesho. Iyo ubusengesho rifite umurongo w'idini, uwo ni wo murongo ukwiye kandi uboneye. No kuba imaiti yajya imbere, ibyo ngibyo ntaho bihuriye no kuvuga ngo ni imamu cyangwa se ngo bibujijwe guca abantu imbere mu isengesho, kuko imaiti ntigenda, n'imaiti ntivuga, ntago iba iyoboye isengesho, nta nubwo iri bugende ngo ihanyure. Kandi uwo ni nawo murongo tuba twarahawe n'idini. Nk'uko idini ariyo yaguhaye umurongo w'uko imamu ajya imbere, ni nawo iguha umurongo w'uko iyo maiti igiye kwisengera uyishyira imbere. Nk'uko Ubuyisilamu aribwo bwaguhaye umurongo wo kuvuga ngo ntihagire uca imbere y'umuntu usenga mu isengesho, ni nk'uko nguko ari nayo yaguhaye n'umurongo wo kuvuga ngo iyo maiti ijye imbere uyisengere. Ahangaha nta rujijo rurimo habe namba, kubera ko ntago iyo bagiye kuvuga urujijo mu idini, ntago tuba tuvuze ngo ni abantu bari aho ngaho, umuntu utazi wenda urugero icyo ari cyo cyose mu idini ngo yagize urujijo. Ibyo ngibyo ntago byitwa urujijo, ahubwo uwo nguwo aba afite ubujiji. Ariko ahangaha haba ari kwitiranya ibintu, urujijo rwitiranyijwe n'ubujiji. Iyo umuntu afite ubujiji, umuti wabwo aba ari ugushaka ubumenyi. Hanyuma iyo afite ubumenyi bukaba butera urujijo, icyo gihe nabwo waba budashikamye. Ariko hari icyo yitwa ubusanzwe mu Islam cyitwa gutandukana kw'abamenyi mu kintu runaka. Ibyo nibyo bigira agaciro, bikagira n'ijambo, bigahabwa n'intebe muri Islam. Naho urujijo rw'umuntu udafite ubumenyi ari rwo rwitwa ubujiji, cyangwa se ufite bukeya, nawe icyo gihe aba bayinjije kuri icyo kintu runaka. Ibyo ngibyo nta gaciro bigira, nta nubwo byitabwaho, ahubwo ikirebwa n'amategeko y'Imana n'umurongo w'Imana. Hanyuma no gukura ibitekerezo n'imyumvire y'abantu benshi mu njiji batekereza ko bashobora gutekereza Ubuyisilamu ntacyo bashingiyeho. Ubuyisilamu butekerezwa hashingiye kuri Qur'ani, hanashingiye kuri Sunna. Hanyuma iyo Qur'ani yabonetse na Sunna ikaboneka, ubwenge buterwa ishoti. Nta nubwo umuntu avuga ngo ubwenge bwanjye ariko igihe butandukanye n'iby'Imana yazanye, icyo gihe bari ubwenge bwatanye. Ubwo ngubwo nta nubwo bugira agaciro. Wallahu a'lam.